Icyantunguye nari ndi kumwenda n'abahanuzi bagera muri 4 noneho umuhanuzi Imana yari ibibwiye abari ngiye waza kubibwira avuga ati Jose umunsi w'ejo muzabe maso. Noneho ndangije ndavuga ati noneho ubu mbonye umurimo wo gukora ndangije mbwira Imana ndavuga ati none kubera icyo ari ngiye wabibwiye gusa ndavuga ati bishatse kuvuga ngo ni ngiye ugomba kubera iteraniro maso. Naragiye abandi baratangiye ngiye mpitangiye ndanje ahantu njya guhamagara Imana ndavuga ati Imana dore abandi baratangiye ariko Mana ntago natangira utaranyiyereka. Imana ivugana nanjye byinshi nuzura umwuka bidasanzwe ndangije mbwira Imana nti Imana mpimbaraga. Yes, turabasuhuje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisheringa na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Muyizere Josiane niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Josiane umeze ute? Meze neza cyane. Meze neza cyane. Rahira. Nukuri. Nibutse ukuntu kera twarahiraga kandi umuntu yabeshye uri no kubeshya hari n'ibintu wibye kuvuga ngo ndagacayeza gahanga ngo ibi ngo ntabwo ngo nabikoze ngo ndagatwika Bibiliya y'Imana ngo ibi ngo ntabwo nabikoze kandi ubwo wanabikoze nagutagize none ndakubwiye ngo rahira bituma mbyibuka. Yanjye nkunda kuvuga ngo nukuri. Hoya nukuri ubundi nabi biravango mujye muvuga ngo nukuri ibyo bindi zo zindi ndahiro muzireke. Yego dusengero bwa Imana ize kubana natwe. Mwami Imana yacu ugira neza bugaca bukira izina ryawe reka rihabwe icyubahiro. Mwami Imana turagushimye yuko abanye natwe mu masaha data ba twese dusize inyuma hari benshi yasigaranye ariko twebwe waturinze. Mwami utanga ingabo nyinshi zipfa ku bwacu reka izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami wangere kutwemerere turi imbere yawe data wa twese ubwo tugiye kuganira Mwami wanjye ku mbaraga zawe ndetse no gukomera kwawe no gukora kwawe reka utwemerere uze hagati muri twe ntabari twe ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwe icyubahiro. Mbere ya byose maze tubabarira icyaha n'igisa naco udukureho umugayo witeka nyiringabo kubera yuko witaye ku byaha byacu Mwami wanjye wadutsinda ahangaha ariko tubabarire Mwami wanjye kubera yuko dutunzwe n'imbabazi zawe. Reka umanukire kudutabara no kuturengera umanukane imbabazi zawe umanukane neza yawe kandi umanukane ubutware bwawe uzutwiyoborere kubera yuko Mwami wanjye twiyoboye twayoba ariko tuyoboye Mwami wanjye twabona data wa twese inzira tuyoboyemo kandi tukabona yituyoboyemo amahoro. Reka ukomeze kubana natwe urakoze kuri Imana irabana natwe. Amen. Amen. Yego mwimisari jambo rindi ko mbanze nkubaza amakuru aya nakubajije. Oya ntabwo yambajije amakuru yawe. Amakuru ni meza. Urakomeye. Ndakomeye cyane ndi gushima Imana. Imana irakurinze. Irandinze cyane nukuri. Ntabwo icyubahiro. Ni yamamare cyane. Yego mwimisari abantu ndikumva ndi ujango tuvugeho pe. Nuko abantu biyitirira ngo Imana iravuze kandi itavuze. Izo ngozi zibibi. Bibiliya yo yazise inkozi zibibi. Amen. Ariko Imana nukuri bajye bavuga Imana ivuze naho itavuga bicecekere kubera yuko kujya kubeshera Imana ntacyo byabamarira nta naho byabageza. Wabasha kubikora umwaka umwe ukabikora imyaka 2 ariko uwa gatatu Imana ikakwanika cyane nukuri pe. Ntawe murahura ngo nawe akuvangirwaho uri n'umuhanuzi. Yesu we reka nkubwire nta nubwo ari kera n'ejo reka mbivuge nawe ahari ubwo ariyumva agenda ajye kubaza Imana neza. Buriya biragatsindwa n'Uwiteka kugira ngo ugende ujye kuvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Ni ikibazo kandi umuntu aba ari kwikururira amakara. Ngewe umuntu yamvangiriweho turi mu masengesho nyine yarari mu rutsinga arangije araza aramfata arangije arambwira ngo mvuke Imana imbwiye arambwira kuko ngewe
iyo ubundi iyo ndi kumwe n'abahanuzi kenshi ngiye mfite impano yo kugenzura. Ndagenda nkagenzura nkahera ku wa mbere, abe mu mwuka abe mu mubiri, paka ngewe nawe turagendana neza. Rero ndagenzura neza, arangije ambwira ibintu nahise mwiyaka, bari mu iteraniro batangira kunoshana. Ndavuga ati reka mwiyake, ubundi amenye neza ko yaporomotse, amaze yaje kubaza Imana neza cyangwa se ayibaza amakuru neza, kubera yuko rata wenda akatuvuge ntawe utavangirwa, sibyo? Bitewe n'ibyo wahozemo, bitewe no kutahamagaye Imana, ushobora kuvangirwa cyangwa se watanze Imana imbere. Ariko rero ntago twabacira imanza, ariko nanone bajye babanza babaza Imana neza. Nuko hanyuma amaze kumvangirirwaho ndamwiyaka ndigendera. Amaze kubona yuko namwiyatse nigendeye, arangije aragaruka. Hanyuma nanjye mpita nataka indimi ndi kumuzimya kugira ngo wenda, kuko umuhanuzi nago wajya kumwanika imbere y'abantu bagenzi be cyangwa se kandi ari umuhanuzi mugenzi wawe, hanyuma muzimiriza mu ndimi kugira ahari abanze yabaza Imana neza, kugira ngo nyine abanze, mbese kugira muzimye byari bishatse kuvuga ngo wenda muzimye abanze yabona yuko yataye umurongo, urutsinga ko yarutaye. Noneho mbona yagarutse kumfata. Hanyuma ndangije nanjye mpita ntangira kuvuga indimi, ndimo kumusengera mu ndimi, ndi kubwira Imana ati Mana mugarukeho. Akimara kubona yuko ndi umuhanuzi yahise agenda ajya kwicara, avuga ati mpuye n'ikipe itandukanye n'iyindi. Ariko nshimye Imana rero yabanye natwe, kuko nijoro yari yatubwiye ati muze kuba maso. Hari ibintu biri buze kwishushanya mu materaniro ya kumanywa, ariko muze kuba maso. Noneho icyantunguye, nari ndi kumwenda n'abahanuzi bagera muri 4. Noneho umuhanuzi Imana yari ibibwiye, aba ari nge waza kubibwira. Avuga ati Jose, umunsi w'ejo muzabe maso. Noneho ndangije ndavuga ati noneho ubu mbonye umurimo wo gukora. Ndangije mbwira Imana ndavuga ati none kubera icyo ari nge wabibwiye gusa. Ndavuga ati bishatse kuvuga ngo ni nge ugomba kubera iteraniro maso. Naragiye, abandi baratangiye, ngewe mpita ngenda njya ahantu njya guhamagara Imana. Ndavuga ati Imana dore abandi baratangiye, ariko Mana ntago natangira utaranyiyereka. Imana ivugana nanjye byinshi nuzura umwuka bidasanzwe. Ndangije mbwira Imana nti Imana mpimbaraga. Haciye umwanya uwo mubyeyi arangije arinjira. Ariko mbere yaho gatoya hari ahantu twari duhuriye nyine turi kuganira bisanzwe, nyine tukiri hanze, kuko nago yarasanzwe ahasengera. Hanyuma ndangije ndamubwira nti shaneka nitega igitambaro nyikomeze, nti abahanuzi bahano nibaracunda ukagira ngo ni benshi. None harangije aravuga ngo nge ninaniriwe rwose, ngo nge nago nkunda abantu barancunda, urumva. Hanyuma noneho ubwo uri kumva ngewe sinzi icyari gitumye mubwira gutyo. Nangije niyinjirira mu iteraniro nk'umuntu uraho. Hanyuma nyine ni ubwo yamvangiriweho bigenda uko, ariko nyine naramuzimije mu ndimi. Amaze kubona yuko amaze atari yayandi, arangije aragenda ajya kwicara. Gusa pe yatasha atanamvugishije, yahise ntinya ako kanya. Usanzwe ari umuhanuzi, usanzwe umuzi nk'umuhanuzi? Oya, ngewe n'ubwa mbere nari mubonye. N'ubwa mbere nari mubonye kuko nyine iteraniro ryamaze gutaha, nyine nk'abandi bantu nyine baza bari kuvuga bati Jose uri muntu nuwa. Nabati nanjye ubwanjye ntago muzi. Ntahati simuzi. Ubwo nyine bari bazanye nawe, nyine ubwo nibo bari bamuzi. Ariko abantu bose batashe bari kwitotomba bari kuvuga tura nta muhanuzi urimo. Ariko barangije baravuga batanagarutse, nta nuwo yanabwira ngo mvuke Imana ivuze. Amen. Ariko rero mperutse gukurikirana ikiganiro cya Claudine, ariko uvuga ku bahanuzi bahanura bari gukekeranya. Nagira ngo naga comment warakabonye. Umva abahanuzi bahanura bari gukekeranya rwose, bisubireho badufashe, bareke gutoba umurimo w'Imana. Niba koko barihamagaye bategereza Imana bahamagare, bazakora umurimo neza pe, ariko batabanje kumwara. Buriya biragatsindwa. Umaze wenda urugero ukava hano mu majyaruguru, uri umuhanuzi wo mu majyaruguru hano urukekeranya, ukinjira mu mujyi wa Kigali hano urukekeranya, ubwo nyine naho ngaho buri kwamamara akavuga turiya yaravangiwe byararangiye. Ni ukwikoza isoni. Ahubwo nabagira inama nkababwira ngo bategereze Imana ibimike, kubera yuko
hari abantu ubundi muri uyu murimo w'Imana hari abahamagawe hari n'abihamagaye, nyamara hari abanyuze mu marembo abandi banyura mu madirisha, kandi abanyuze mu madirisha nibo beze muri iki gihe. Aleluya. Ariko kadusenga Imana igiturinda izi nkozi z'ibibi zanyuze mu madirisha, kubera yuko uwanyuze mu marembo Imana yaramutureninze, irangije iramubwira ati kugira ubashe gukora uyu murimo uzanyura muri ibi, uziyiriza ubusa kugira ngo impano yawe ikomere, cyangwa se Imana irangije iramubwira ati kugira ngo ubashe kugendana nanjye neza hari ibyo uzirinda. Ariko wa wundi wanyuze mu idirisha ibyo ngibyo ntabyazi, ni wa wundi uzasanga bavuga ngo ni umuhanuzi ariko ari inkozi y'ibibi yo mu rwego rwo hejuru. Ni wa wundi uzasanga bavuga bati uriya ni umuhanuzi washaka imihanurire ye ukayibura, habe no kumenya Imana na gatoya. Rero twinginga Imana igiturinda abo bantu pe. Ariko ngiye nabagira inama nkababwira ngo babanze bajya kubaza yabahamagaye neza. Imana rero turengere. Sundi umuntu ajya kwitira kubeshyera Imana ngo iravuze itavuze agamije iki? Nyine ubundi turi hano turabahanuzi, ariko hari abahanuzi binda. Hari abahanuzi binda babuze aho bashakira, barangije baza gutuburira Imana. Babuze ibyo bakora, birirwa babeshabesha abantu ngo Imana iravuze kandi itavuze. Rero Imana ijya ibareba pe, gusa Imana ijya ibababarira, kuko nabo iyaba bakabimenya, iyaba bagatinyaga Imana ntago bagakwiye kugenda ngo bajye kuvangavanga iby'Imana ngo babivangavange n'ibyabo. N'ukuri pe. Imana twiteho. Birakomeye. Birakomeye pe. Hari abantu bajya banyandikira, nkabona umuntu aranyandikiye ati muraho neza, ati ndi gusaba ngo usengere. Kuko mitamenya ko nimero ayikuye kuri YouTube. Yego. Icyo nkora ni iki? Ntagira ndi umunyamakuru, icyakora wambwira ikiganiro wabonye umuhanuzi twe kugikorana akagusengera. Kuba nanjye namusengera pe, sibyo. Ariko akenshi umuntu abavuze ati nshaka umukozi w'Imana ngo asengere, shaka umuhanuzi ngo asengere, kugira ngo nibura yumve ko hari na message Imana yamunyuzamo akayimubwira, sibyo se? Yego. Uko bikose nawe uri umuhanuzi, nzi kutahamagara umuntu utarumuha. Akenshi nawe nashaka kugira ngo umenye amakuru, ukuri wegera umuhanuzi. Hari igihe ibibazo bibaga biri kugutuga cyane, ukavuga uti nkeneye kumenya amakuru, nyamara Imana yakubwira ati mwana wanjye aho wari wihebye uri kurira, warangiza ukumva wambaye imbaraga. Nanjye kera byajyaga bimbaho, nkajya gusenga numva mbabaye bitewe n'ikibazo nifitiye, ariko umuhanuzi akavuga ngo umvuka Imana ivuganye nawe. Imana ukumva umuhanuzi aravuga ati Imana ivuganye nawe ngo mwana wanjye ndakuzi, nakuremye mbishaka kandi ngo ukunze. Ibyo bibaza ntabwo ari byo kukwica, nkayoberwa ahantu amarira anyuze, ahubwo nkabyina bakavuga bati Jose yasaze. Ngiye nkunda kubyinira Imana pe, ariko ni ukuvuga ngo nyamara niyo wumvise ijwi ry'Imana wumva utuje. Ngaho rero umva ijwi ry'Imana uri kubyumva neza. Umuntu akubwira ngo mvuka Imana ivuganye nawe, wifitiye agahinda, wenda urugero uri n'umukobwa uri kubyumva neza, anangiza akubwire ngo mva ngo Imana iravuze ngo irinze umwana wawe. Aho ngaho wataha umeze ute? Utaranabyara. Yesu we, utaranabyara, utazi nuko banatwita, ngo Imana irinze umwana wawe. Nagahinda wazanye mu masengesho, wataha n'ubundi kongeye kakikuba. Nyamara nundi waza akakubwira icyo Imana imubwiye, wataha uri kuvuga ati nuriya nawe ameze nk'uriya. Ariko Imana idufateho n'ukuri. Reka tubareke nibatihana bazabona ishyano. Icyo tubifuriza nuko bahinduka rwose. Kwiyitirira ikintu cy'undi birahanirwa. Kandi Imana yaravuze ngo murabikora nk'abihorera mukagira ngo mpanywe namwe. Oya, hari iminsi yose ntabwo ihora ari ku cyumweru. Nukuri pe, biragatsindwa. Hari abahanuzi bajya bakubitirana mu materaniro, bakamukubita zikamurya, n'umwana uri kwibera akavuga ati ntuza bamukubitiye mu iteraniro ryo kwa runaka. Bitewe n'iki? Hari abahanuzi baba bafite umwuka wifuye, yabona uvangiye Imana ho gatoya akagukubita inkoni zikenda nko kukwica. Ariko nk'abo ngabo rero nabo ntawamenya, nabo bafite agace kabo biberamo. Ariko iyaba bakamenyaga ubwenge, bagakwiye kumenya yuko Uwiteka ari we Mana. Yego, reka twiyumvire ijambo ry'Imana waduteguriye pe. Imana ishimwe cyane.
umuririmbyi umwe yararirimbye ngo ku musaraba w'isoni nsindishirizwa kuri wo, ngo kandi ngo ni umunara w'agakiza ngo nduhukira muri wo. Imana rero iturengere cyane, ku musaraba niho turuhukira, nta handi hantu twabasha kuruhukira uretse ku mwami Yesu. Nyamara wagenda ukabwira umwana w'umuntu ukavuga ati ngiye ndarushe nkeneye kuruhukira iwawe, waruhukira y'umunsi umwe, ariko umunsi wa kabiri bikanga. Imana y'amahoro niturengere cyane. Rero hari ibintu Imana yanganije bigera nko kuri 3. Karibu rwose ni kambivuge ntarabyibagirwa. Nasenze Imana irangije irambwira ngo mbwira abantu bave mu bintu barimo, bave mu byo bizereyemo, barangize bakurikire umwami Yesu. Kubera yuko Imana yaje kunyereka abantu Concorde, umuntu wenda agasimba kitwa Marie Jose Sukazi, kari agasimba ntanzu katabamo nagiye oya karagaciye mwagaciyeho. Nagiye kubona mbona nk'umuntu w'umugabo wiyubashe, mbona ari we mu rugo, nta mahoro afite habe na gatoya. Ngiye kubona mbona ari kuvuga ngo mumpereze inkoni nkwereke. Arangije imbona yirukanse kuri ako gasimba ari kuvuga ngo abazimu bashe. Hanyuma Imana irangije irambwira ngo mbese uyu nguyu yabasha gusenga akamenya neza ibyo ari gusengeramo ibyo ari byo. Ndavuga ati Uwiteka ntago nabimenya. Arangije yongera nyereka abantu bafite amarira menshi, umuntu akagenda yabona agasimba gatambutse ahangaha kumva ko ari umurozi uje mu ruhande rwe. Imana irangije irambwira ngo bwira abantu bave mu byo barimo. Irangije irambwira ngo bwira abantu bave mu byo bizereyemo, bahindukire bave mu rungabangabo. Imana irangije irambwira ngo mbabaze ngo mbese ko atokere bova ya meniyanse nekutaya, ngo mbese ko hari ibyo bizereyemo. Imana hariyo barayizera. Niba ushobora kubona karemwe n'Imana warangiza ukavuga uti umurozi araje, ese wabasha kumenya yuko Imana ikora? Ese ibyo byose bikubuza amahoro mu ijoro bikarara bikunigagura? Ese nako gasimba kaba kaje mu ruhande rwawe kakakuniga? Imana nibibazo yambwiye ngo mbabaze. Abantu barihebye cyane, bararushe ariko ntawe kubaruhura bafite, bararushe kandi bari mu buyobe. Iyo bakamenya yuko Uwiteka ari we Mana bagakwiye kuva mu buyobe barimo, barangiza bakizera Imana n'umwana wayo n'umwuka wera. Ariko abantu ntibarakasobanukirwa gukora kw'Imana. Umuntu nta mahoro afite, abana be bahuye n'umwangaro ukomeye, nta mwana n'umwe ubiwe mu rugo, n'umwana usigayeyo niyo amubwiye ntabwo ajya yumva. Nyamara aritegereza akareba, yarangiza akirirwa akirana n'ibisimba akavuga ati umuturanyi niwe ubinyoherereje, kandi nyamara arata. Ariko Mana y'isi n'ijuru, kandi nyamara nta n'amahoro afite. Nayo uzafata ikinyenzi ugenda ucice, ufate Marie Jose uvuga uti nyikuye mu nzu yanjye, uvuga uti nikijije umwaka umuturanyi ari kunyoherereza, ariko nyamara imbaraga zikiranira mu kirere ziza kukurwanya nturakazimenya. Imana iturengere. Rero Imana yaje kumbwira ngo mbwira abo bantu bave mu miteto. Abantu bari gupfa, bagapfa bahagaze, bishwe n'imyuka mibi, bishwe n'indwara za karande, ariko ntibaragasobanukirwa ikibitera icyarico. Hano turwana n'umwanzi Satani, ndetse n'imbaraga zose tubona nizo tutabona. Ikidufasha kuzitsinda ni ukwizera Imana n'umwana wayo n'umwuka wera gusa. Utizeye ngo uvuga ngo kiriya giti nicyo kizabasha kumpa amahoro, utavuze ngo kujya mu bapfumu baguhereza irami turarana nayo ngo nibyo bizaguhesha amahoro, nta mahoro wabasha kubona Uwiteka atari we wayaguhaye. Nyamara wa mubyeyi we, wa mugabo we, wabasha gutanga ibyo ufite byose ukajya kugura amahoro mu bavuzi bakomeye, ariko Imana itaguhaye amahoro ntayo wabona. Watanga ibya mirenge, wagenda ukegura ibyahe byose ugahereza umwana w'umuntu ngo uri gushaka amahoro, ariko Uwiteka atayatanze ntayo wabona. Wazarinda upfa nta mahoro ubonye. Ariko Imana iturengere, Imana idufateho. Eliya ngo nukabwira abahanuzi ba Bayali ngo mbese ngo muzahereza yo guhera mu rungabangabo. Arangije arababwira ngo niba muzi yuko
Uwiteka ari we Mana, ngo abe ari we mukurikira, ngo niba muzi neza ko ari Bayali, ngo nawe abe ari we mukurikira. Aleluya. Bwoko bw'Imana mwashutswe nande? Ninde wababeshe ngo hari umwana w'umuntu utanga amahoro atari Uwiteka? Uwiteka ni utanga amahoro, kandi Uwiteka atakurinze umva nta kintu na kimwe cyabasha kukurinda. Mana niturwanirire. Kadusome amagambo ari muri Ezekiyeli 37. Niyo Imana yambwiye, ubwo ndagira ngo mbwira abantu bafite ibyo barimo, bafite ibyo bacenyereyeho, bagenda n'impigi ngo nizo ziratuma babona akazi, bizerera mu bintu byinshi bitandukanye, babandi bagenda bisize imiti mu mavuta ngo abantu babakunde, ngo mu kazi babakunde. Nagira ngo mbabwire umunsi iyo miti uzaba utayisize uzanama ibyawe bizamenyekana. Nagira ngo nkubwire iri ni itangazo rikumanukiye wowe ufite ibyo wizereramo. Urambike buri kimwe cyose, hanyuma utegereze Uwiteka. Abakubwira ngo nyamara kugira ubona amahoro ngo nuko uzagenda ugafata buriya buhu bwose, warangiza bumwuka burara hejuru ubundi ukabushyira muri parafu, ngo nibwo uzabona amahoro. Ndagira ngo nkubwire amahoro uzayabonera ku Uwiteka. Hari igihe kizagera Uwiteka akakubuza amahoro, nyamara umujura yarangiza akakugirira nabi, kagahu wararanye nako ntikakubwire ngo umujura araza mu nzu yawe, ariko nyamara wiringiye Uwiteka. Uwiteka ashobora kukubwira ati uyu munsi wa none kiracumba ntukiraremo, kubera yuko umurozi ari kubukoherereza amahembe, warangiza ukimukika ahandi, nyamara wajya kubona ugasanga habereyemo ibintu bidasanzwe, kubera yuko Uwiteka ari we wakubereye maso. Nyamara biriya wiringiye, biriya nibitagira umumaro, biriya birapfa bigashira, biriya bivaho Imana ibitesha agaciro mu minota. Nagira ngo nkubwire ngo izera imbaraga z'Imana gusa. Amen. Dusomere Ezekiyeli 37. Umurongo uhere ku murongo wa mbere. Iyerekwa ry'amagufa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. Yego. Anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Yego. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Aleluya. Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Aleluya, haleluya. Ngo nuko Uwiteka aransohora nibereye mu mwuka, maze kwibera mu mwuka Uwiteka ngarangije ngaramuzengurukana, ngazengurukana Ezekiyeli, ngo nuko arangije ngamwereka iby'abatuye u Rwanda rwose n'abari hanze yarwo, ngo nuko ngabona ngo bameze nk'amagufa ngo yumye. Aleluya. Muri iyi minsi hari abantu bimereye nk'amagufa yumye, urashaka ubuhungira hadahungirwa. Ayiwe, ndagira ngo nkubwire ngo hamagara Imana ize mu ruhande rwawe. Komeza. Uku niko Umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Imana ishimwe. Nuko mpanura uko ntegetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Yego. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Yego. Maze arambwira ati hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine, wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Yego. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo. Yego. Nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Yego. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufa ni ay'ab'inzu ya Isirayeli yose. Dore baravuga bati amagufa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze, Imana ishimwe, twaciwe burundu. Yego. Nuko rero hanura ubabwira uti uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu, mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Yego.
muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho, nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari njye Uwiteka wabivuze kandi mbikomeje, ni ko Uwiteka avuga. Yego, komeza ugere kuri 19. Ijambo ry'Uwiteka ryongeye kunzaho riti, nuko mwana w'umuntu wishakire inkoni maze uyandikeho uti ni iya Yuda n'iya Bisirayeli bagenzi be, maze ushake indi nkoni uyandikeho uti ni iya Yosefu, inkoni ya Efurayimu n'iy'inzu ya Bisirayeli bose bagenzi be, maze uzihambiranyemo inkoni imwe kugira ngo zihinduke imwe mu kuboko kwawe. maze igihe abantu b'ubwoko bwawe bazagusobanuza bati, mbese ntiwadusobanurira impamvu z'ibyo, uzababwira uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kwenda inkoni ya Yosefu iri mu kuboko kwa Efurayimu n'imiryango y'Abisirayeli bagenzi be, maze mbashyire hamwe n'inkoni ya Yuda, mbagire inkoni imwe, babe umwe mu kuboko kwanjye. Amen. Imana iguha umugisha cyane. Ngo ngaho ngere udusomere gake gake kugira tubashe kugendana neza. Hera ku murongo wa mbere kuri 1. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, asohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. Yego. Anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Ngo nuko ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzengurukana aho yarakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Aleluya. Muri iyi minsi ubwoko bw'Imana bumeze nk'aya magufa yumye. Imana iturengere cyane, ariko data wa twese katwumva icyo avuganye natwe nona. Komeza. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufa maze uyabwira uti, yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ngo yemwe mwa magufa yumye mwe, ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Aleluya. Ntabwo ari ya magufa yo mu kibaya. Aleluya, haleluya. Ahubwo nitwe tubwirwa. Hari igihe Imana iri kutwitegereza ikabona natwe nyamara nubwo turiho nta mubiri tugira, nubwo turiho nta mitsi tugira. Imana iri kwitegereza ikabona nubwo twitwa ngo turi abantu, ikabona nta mwuka dufite. Uku niko Umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Ngo dore Uwiteka ngagiye kudushyiramo umwuka ngo kugira ngo tubeho. Ariko Imana iturengere, abafite ibyiringiro byo kubaho nibumve uko Uwiteka avuganye nabo. Uwiteka ngagiye kubashyiramo umwuka we kugira ngo babashe kubaho. Ngiye kubateraho imitsi, yego, mbakwizeho inyama kandi mbatwikiriza uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Ngo Uwiteka agiye kubateraho imitsi. Ngo Uwiteka aleluya, haleluya. Imana niturengere cyane. Ngo nuko adukwizeho inyama kandi ngo adutwikizeho uruhu. Aleluya, haleluya. Ngo nuko namara kudukorera ibi byose ngo adushiremo umwuka ngo kugira ngo tubashe kubaho. Imana iturengere. Kameza. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Aleluya, haleluya. Reka duhanura uko dutegetswe mu izina rya Yesu. Mana nitubwira ngo tuvuge tuzajya tuvuga, nitubwira ngo muceceke tuzajya duceceka, kubera yuko kubabwira ubutumwa bupfuye ntacyo byatumarira. Ariko wowe wihebye, wowe wiganyiriye, izera Imana yonyine ko igiye kugushiramo umwuka wayo. Wiringira Imana yonyine umutabazi wawe, uzagutabara mu byago no mu makuba. Ariko ngo nuko ngo Imana ibwira Hezekiyeli ngo nuko uhanura uko utegetswe. Yego.
maze arambwira ati hanura umuyaga uhanure mwana w'umuntu Yego. maze ubwire umuyaga uti uku niko umwami w'Iteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Haleluya, haleluya. Imana niturengere cyane, ariko nagira ngo mbwire ubwoko bw'Imana hari ibyacu bimeze nk'ibyatatanye bitewe n'ubutumwa bubi twumvise, hari ibyacu bimeze nk'ibyo twajugunye bitewe n'uko tutahuye n'abantu batubwira Imana neza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubwire Imana ngo Mana, hari igufa ryanjye ryari ritatanye, rya gufa ryanjye ryari riteranye n'irya Uwiteka, narariretse riragenda. Ariko ngera ubwire Imana ize igutegekere, igufa risanga iryaryo, amahirwe yawe yongera kugarukire, ubumuntu bwawe bwongere bukugarukire, amahoro yawe yongera kugarukire, uve mu bapfumu kugira ngo ubone gukira, uve mu bidatunganye kugira ngo Imana izibe mu ruhande rwawe, nuko Uwiteka azabe mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Amen. Komeza. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho ihagara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Ngo nuko ngo mpanura uko ntegetswe, nuko mpanura. Haleluya, haleluya. Amen. Uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Haleluya, haleluya. Iyo turi mu byaha, ibyaha bituma dutandukana n'inshuti zatugiraga inama. Iyo turi mu bidatunganye, bituma ubwiza bw'Imana butuvaho. Ariko ndagira ngo mbabwire bwoko bw'Imana, aho mwatataniye mukarekura izina ry'Uwiteka, mugatandukana n'inshuti zababwiraga ngo muve mu bibi, mwongere mugaruke, mubumbire hamwe, mube umugozi umwe, muhamagara Imana kimwe kandi muhuje umutima, kugira ngo Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufa ni ay'ab'inzu ya Isirayeli yose. Dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze. Yego. Twaciwe burundu. Haleluya, haleluya. Ngo maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufa yumye n'ab'inzu ya Isirayeli yose, dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari abantu bashatse ibyiringiro by'Imana birahera, hari abantu bashatse amahirwe barayabura bitewe nuko bahuye n'abababwira ngo nyura hariya niho urabona amahirwe, nyura hariya niho urabona. Haleluya, haleluya. Ineza y'Imana, ariko ushaka ineza y'Imana urayibura bitewe nuko wowe wagiye kwirwanirira, utegereza Imana urayibura. Washatse kwereka Imana yuko ukomeye, ushaka kwereka Imana yuko hari ibiyirusha gukomera, uravuga ati kanyure hariya hari nibwo ndabona akazi vuba, uravuga ati kanje kuraguza hari nibwo ndabona akazi neza, ntabanje kwirirwa nirukanka imisozi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo aho ngaho wategereje Imana urayibura. Ariko bwira Imana ngo Mana, ongera ube mu ruhande rwanjye, nagiye kure yawe, nicira inzira, ibyiringiro byanje birabura, ndagutegereza ndakubura, meze nk'utariho, naciwe burundu. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nugarukira Uwiteka, urabona yuko utari ikivume imbere y'abana b'abantu. Wowe urireba ukabona uri ikivume, ukabona Imana yaragukuyeho amaboko, waratse Uwiteka nawe abakurekuye, ariko Imana ikurengere mu izina rya Yesu. Ukuri. Nuko rero hanura ubabwira ukuri k'umwami w'Iteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Amen. Imana ishimwe cyane. Iryo ni ryo jambo Uwiteka yari yashize ku mutima ngo mbabwire ko Uwiteka agiye kubakura mu bituro. Hari abahambwa ari bazima, abandi bajyanwa mu bapfumu, abandi amazina yanyu birirwa bayazererana mu bapfumu kugira ngo mutazabona iterambere rifatika. Ariko katubwira Uwiteka yongera bagarukeho mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana.
mwami mana data wa twese uri hejuru ya byose uhindura ibyanze guhinduka ndasenze cyane kubwira ijambo ryawe reka uhembure ubugingo bw'ubu bwoko bwawe mu izina ryawe data wa twese mwami umaze kubona yuko hari ibyo bagiye bizereramo ubona yuko mwami wanjye amahirwe yabo yagiye apfa bitewe n'ibyo bivangavanzemo ariko mwami wanjye mbasabiye imbabazi bababarire bagirire neza data wa twese mubyeyi wagiye mu bidatunganye musabiye imbabazi kandi data wa twese nabo bacumvira ijambo ryawe barahindurwa nawe kubera yuko mwami data wa twese nta mbaraga zose zibaho data wa twese zakurusha gukomera reka mwami wanjye ubemerere ubababarire data kuko bamenye neza uyu munsi wa none ko ari wowe Uwiteka ukomeye reka ubarengere data wa twese aho bari bameze nk'abahambwe aho bari bameze nk'abakingiraniwe mu bituro aho bari bashatse amahirwe bakabahabura reka mwami data wa twese wongere ubagarurire amahirwe mu izina rya Yesu amen. Amen. Mukozi Imana atwemera ukaduha nimero ku buryo wakwifuza uko mwafatanya gusenga yazaguhamagara icyo bitwaye ntacyo bitwaye nimero yanjye ni 07293864 Imana ibaha umugisha. Amen.